inama y'umunsi y'abashakanye, uburyo bune bwo gukuza kwegerana n'uwo mwashakanye mu mpinduka z'ibihe. Ibihe birahinduka ku isi, impeshyi ikaza, ubukonje bukabije bukaza, igihe cy'iki cyangwa se nanone cy'izuba kikaza, mbese ku isi hahora impinduka z'ibihe. Guhunguka rero nacyo ni igihe cy'impinduka zikomeye, cyagiye amababi ahindura amabara ubundi akagwa hasi. Iki ngiki kikaba ari igihe gifatwa nko gutanga ndetse n'ubuntu. Hari inzira rero nyinshi wowe n'umugore wawe cyangwa se umugabo wawe mushobora gukoresha impinduka z'ibihe by'isi kugira ngo murusheho kwegerana umwe ku wundi. Reka turebere hamwe ibyafasha umugore wawe ndetse n'umugabo wawe kwegerana muri bino bihe. Bwa mbere, mugerageze gukinira hamwe. Ibihe bishya iteka mu buzima bwanyu bisobanura amahirwe mashya yo gukina. Niba ikirere gihindutse cyangwa se hari ibindi bintu bishya byaje, iki ngiki ni igihe cyiza cyo kuba mwakwihuriza hamwe. Iki gihe mugomba kukishimira kuko kije mbere y'ubukonje. Benshi cyane cyane noneho nko muri Amerika, ni igihe abantu bajya gukina barangiza bakishimira ibihe, bakagira n'ibyo basangira byangombwa mu buzima bwabo. Gukina rero ndetse no gusangira muri kino gihe bikabafasha kwegerana mu bihe byose, cyane cyane mu bigoranye, hanyuma mukazaguma muri umwe. Bwa kabiri, ni mufata umwanya wo gushimishwa n'ihinduka ry'ibihe. Igihe turi nko mu gihe cy'impeshyi, mumarana igihe kinini hanze muri ibi byiza Imana yaremye, dore ko ibi bishobora kubazanira ibintu byinshi. Ni na byiza kuko bituma mushyira ubwenge ku gihe kandi mugatuza. Mufate nk'akagendo gatoya mujye kureba amasumo, musangire, mukinire hamwe, murebe ibyiza byinshi Imana yaremye. Icya gatatu, ni murebere hamwe ibikorwa mwakorera hamwe mbere y'uko ibihe bidasanzwe biza. Hari ibikorwa bimwe na bimwe bikorwa mu gihe cy'impeshyi, ibi bikaba ari ibikorwa biba rimwe mu mwaka. Fatirana ayo mahirwe rero, niba hari n'ibibazo mugomba gukemura mutangire mu bikemure hakiri kare. Nimukinire hamwe, mumara ibyumweru bike mwinezeza mbere y'uko igihe cy'ubukonje kiza. Nimutegure inzu yanyu, murebane televiziyo, mujyane kureba za konseri, mujyane guhiga ndetse n'ibindi. Nibi ngibi rero bizatuma mwishimira iby'Imana yaremye yashyize ku isi kandi bibungukire mu mubano wanyu. Ibihe bishya ni ibihe byiza byo gutekereza ku bihe byahise. Mushime kubw'imigisha yanyu ndetse munatekereze ku nzozi zanyu z'ahazaza. Nimufate igihe muvuge ku mwaka ushize, muvuge no kuri ejo hazaza. Niba munabishaka rero, mukore urutonde rw'ibintu byiza byabaye hamwe n'ibyo murimo gushima. Nimushyira amakuru ku mpapuro, ibyo ngibyo bikaba bizabafasha kubara imigisha yanyu ndetse n'ibibazo mwahuye nabyo kandi bibafashe kubikemura. Mugerageze kwishimira impinduka z'ibihe ku isi, kubera yuko mu gihe cyose ari ibihe byiza bizabafasha kubona yuko iby'Imana yaremye abantu nabo bashobora kubyungukiramo bishimira urugo rwabo kandi bishimira ko Imana yabashyira ibintu byiza ku isi. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies. Ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian Counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#NEMI-BibleInstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.